nagira ngo mbereke aho umupira w'amaguru ufitanye isano n'imihango ya gishetani. Iyi kipe yitwa Man U, Manchester United, cyangwa se amashetani y'umutuku. Nahisemo ikipe ariko mukanya ndi ubereke ko atari yo yonyine. Nagira ngo mubikurikirane, ngira ngo murakabona uyu ni umudayimoni w'umutuku. Mutagira ngo ni izina gusa, ariko no mu kirangantego cyarimo umudayimoni. Ariko ngiye kwereka ko mu makipe menshi uriya mudayimoni niriya kanya agarukamo. Noneho nze kuvuga kwikanya neza. Hano niba hari umuntu ukunda kureba match, nampamirize yuko bitajya bimubaho. Nkabyukira mu mupira, nkajyama mu mupira. Ngaho namwe mwumva icyo narotaga. Iyi kipe yitwa Chelsea Football Club. Iki mureba hano ntabwo ari intare. Noneho umukristo numvisha ashiduka mu mwiterane. Yo, uziko kira kintu narayingwana nacyo ninjo. Kugira ngo murebe ukuntu Illuminati ikoresheje televiziyo irimo kutumaraho abana. Aho ugenda ugasanga umwana, muzarebe ibimenyetso mutajya mwitaho abahanzi bo mwisi bakora bigaragaza abari bo, ariko mutajya mwitaho muri ziriya ndirimbo. Arsenal ndayikunda cyane. Kugeza n'igihe nabyihanye ngiye muri Sudani mu kazi, muri hoteli haba match ya Arsenal ndayireba yose, ndayirangiza njya kwihananyo. Nagira ngo noneho murebe ibintu mutajya mwitaho kureba. Ibirangantego 90% by'amakipe byose bigaragaza imbaraga za gishetani. Azarebe ikipe noneho nabo bagerageze bakore analyse y'iki kimenyetso cy'ikipe yitwa Newcastle United. Impamvu icyo twita dese anime mugomba kuzirinda abana banyu n'aya mashusho y'ibiremwa byo mwisi y'umwuka ya gishetani. Iyi nitwa Barnsley FC, ni mu Bwongereza. Mwamubonye umudayimoni hano? Reba impamvu abafana bambara amahembe. Mwe muribwira ko ari ibintu biri aho, ariko bifitanye imbaraga, bifitanye isano n'isi ya kidayimoni. Ngaho mbwira umurokoro urimo kujya mu ijuru yicaranye n'uyu mupfumu muri stade. Nagira ngo mbabwire ubwoko butatu bw'abantu batazajya mu ijuru. Hano rero hagiye kuba ibintu mutajya mubona iyo muri stade cyangwa muri ku mateleviziyo. Nashatse ngo twinjiremo imbere kugira ngo mbereke mbere yuko mbaho ubuhamya bw'umwana w'imyaka 17 Imana yatwaye mu iyerekwa ry'umupira 17. Ntago hano turi Kinshasa, hano turi Kigali. N'umugore bagore mwabonye ko ari n'abagore bene wanyu bajya kuroga kuri match. Kanda play hano turebe noneho ibutare abareyo bari hano noneho bareba amarozi aba mu mupira w'amaguru. Abareyo Yesu ashimwe. Umukino w'umupira w'amaguru ni umukino washizweho na Satani ubwe. Ntago byari bimeze nk'iki gihe aho isi yose iramya